Ubukwe nk'umunsi umugabo n'umugore biyemeza kubana akaramata, bagasezerana gukundana no kudahemukirana iteka, ni inzozi za benshi. Nk'umunsi uba ubundi rimwe mu buzima, ndetse ukaba ari wo munsi ufatwa nk'umwe mu bikomeye umuntu abasha kwitegurira, usanga benshi bawutegurana udushya cyane kuko uba utazagaruka. Icyakora udushya tuburanga twabaye twinshi, cyangwa iyo tubaye turamenyekana cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga zogeye. Kuri bene izi mbuga ntihasiba amashusho n'amafoto y'abasore basaba inkumi kubemerera gushaka mu buryo butangaje busakara bugacura urondogoro kuri benshi. Iyo bigeze ku gusaba nyirarunaka ko mwazabana, hari ubwo usanga imihango ya gakondo y'ubukwe isa naho yirengagizwa. Kuva ku guca bugufi ugasa n'upfukama, cyangwa se koko ugatera ivi hasi, kugeza ku kwambikana impeta cyangwa kwambara agatimba, gutera abageni umuceri no kujugunya ururabo mu bitabiriye ibirori. Myinshi mu mihango ikorwa mu bukwe bw'ubu ifite isoko n'imizi mu mateka ya kera, cyane cyane mu Banyamisiri, Abaromani n'abo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. KP Reports irakugezaho inkomoko n'ibisobanuro by'imwe mu mihango iteye ubwoba, isekeje n'itangaje yihishe inyuma y'iyo ubona mu bukwe bugezweho, uko tutari bugaruke ku bukwe gakondo bwa Kinyarwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, ndagushishikariza gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo inkuru, amakuru n'ibiganiro dukora ntibikagucike, ari nako udukurikira kuri Facebook ndetse na Instagram. Kwambara ikanzu yera. Ibara ry'igitare cyangwa umweru niryo bara ryambarwa cyane ku makanzu y'ubukwe mu mico yo mu burengerazuba bw'isi. Ifite inkomoko mu bukwe bw'ibwami mu Bwongereza, ubwo mu 1840 igikomangoma Albert yashyingirwaga na Queen Victoria wari wambaye ikanzu isa n'ibara ry'urumuri. Kurya umweru uturutse ibukuru ucyakwiriye hose, benshi mu bageni bo muri ibyo bihe mu gushaka kwisanisha n'ubwami bagiye bahitamo kwambara biganye ikanzu y'umwamikazi n'ibara ryayo ryera, bivugwa ko ryari ikimenyetso cy'umutima uzira icyasha n'ubusugi byaranze imico n'imigirire ya Queen Victoria. Icyakora nubwo benshi bashushanya bakerekana ikanzu ya Queen Victoria yera, si uko mu by'ukuri yasaga, kuko ahubwo yasaga na champagne. Gusa uko ibihe byahise, nuko ibara ry'umweru ryagiye risa n'iriharirwa umugeni ku munsi w'ubukwe bwe, ku buryo mu babisobanukiwe usanga kuri uyu munsi nta wundi wambara ikanzu yera mu babutashye bandi. Kwambara ikanzu itukura. Mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba harimo Ubushinwa, ibara ry'umutuku ni ikimenyetso cy'ubukungu n'umukiro mwiza, birigira ibara ryiza ryaba ribereye abageni. Gusa bwo ibyo kwambara umutuku ku bageni byaba biva ku nkuru z'imigani miremire ya panu yo mu buvanganzo bw'Abashinwa. Iyi panu ikaba ngo ari ikigirwamana cy'imbwa ifite ishusho y'inzoka ya dragon yaje guhinduka umuntu maze irongora igikomangomakazi. Ngo mu bukwe iki kigirwamana cyadodeye umugeni wacyo ikanzu nziza y'igiciro gihambaye kandi isa amabara menshi izwi nka Phoenix dress. Phoenix ni inyoni izwiho kubaho imyaka 500 ndetse yanapfa ikongera ikiyuburura ikabaho. Mu binyejana byo hanyuma, abageni benshi bo mu Bushinwa bahitamo kwiyambarira bene izi kanzu zitukura za Phoenix dress. Bisobanura ko benshi mu bageni bo mu bihugu byo mu burasirazuba bakora igikorwa cyo kwifotoza mbere y'ubukwe, aho bambara amakanzu yera nk'ibyo mu burengerazuba. Icyakora usanga rubanda mu mico itandukanye bitewe n'ibihugu bambara amakanzu y'amabara atandukanye yose aranga umukororombya. Kwambara agatimba. Queen Victoria yahisemo kwambara agatimba kera, karekare kandi kabonerana, akajyanisha n'ikanzu ye y'ubukwe yabaye indahiro. Muri ibi bihe niko abagore bakundaga kwambara, gusa kuba byarakozwe n'uyu mwamikazi akabihuza atya byabihinduye umwe mu mihango y'ubukwe bwo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi tukizihiza kugeza uyu munsi. Gusa Victoria siwe mugeni wambaye agatimba bwa mbere. Mu mico myinshi n'amadini arimo Ubukristu, iy'Ubuyuda, Islamu n'iy'Abahindu, usanga yaragiye akoresha ubwoko bumwe na bumwe bw'agatimba mu bukwe mu gihe kirenga ibinyagihumbi bishize. Abageni bo mu gihugu cya Roma ya kera bambaraga udutimba tw'umuhondo ukeye, bivugwa ko bisa n'ibishashi by'umuriro bikaranga urumuri n'urukundo.
Abayisilamu kenshi ngo batwikiza isura y'umugeni agatimba nk'uburyo bwo kwerekana kwicisha bugufi no kumurinda sekibi. Abageni b'Abayuda bambikwa agatimba nko kwiyibutsa uburyo Yakobo yabeshye ko atekewe umutwe akarongora Leya azi ko arongoye Rasheli, bituma umukwe azamura agatimba nk'upfukura isura y'umugeni agira ngo amenye neza ko arongoye umugeni nyawe. Agatimba ariko ngo mu Baromani bizeraga ko karinda kandi kakirukana imyuka mibi yashoboraga kwibasira umugeni. Kugeza ubu ariko by'umwihariko mu Rwanda hari abafata kwambara agatimba nk'ikimenyetso cy'uko umugeni washyingiwe akiri umukobwa, ndetse hari n'abongeraho ko akiri isugi. Ibi bigaragazwa n'uko mu muco nyarwanda umuntu ukoze ubukwe yari asanzwe ari umugore ubana n'umugabo kandi akaba yarabyaye, ataba yemerewe kwambara kariya gatimba ngo yipfuke mu maso hose, mu gihe uwari ukiri umukobwa we yipfuka isura yose akifukura nyuma yo kurangiza gusezerana abisabwe na padiri cyangwa pasiteri. Kwambara impeta z'ubukwe. Ibi ushatse wabishimira Abanyegiputa nk'abantu batangije umuhango wo gutanga impeta y'urukundo. Ruriya ruziga rw'impeta rusobanura ibihe bidashira, kuko uruziga rutagira itangiriro ntirugire iherezo, mu gihe urya mwanya utarimo ikintu uba hagati usobanura irembo rigana ahatazwi. Ubwo Alexandre le Grand, umwami w'abami w'Ubugiriki yigaruriraga Misiri, Abagiriki batoye umuco wo kwambikana impeta, bakajya bikorera impeta zabo z'urukundo zakorwaga babanje kwambazwa no kuzitura Eros na Cupid nk'imana zabo z'urukundo n'ibyifuzo. Abaromani bakomeje umuhango w'impeta, hanyuma bashyiraho zahabu nk'icyuma izi mpeta zikorwamo cyane, rimwe bakazikomeza bashyiraho andi mabuye y'agaciro azwiho gukomera. Kuva icyo gihe impeta z'ubukwe usanga zikorwa mu bwoko bw'amabuye y'agaciro hakurikijwe ubukungu n'ubushobozi cyangwa aho abashyingirwa bakomoka. Hashize igihe kirekire abagore ari bo bonyine bambara iyi mpeta. Ntibyari bisanzwe ko abagabo bambara impeta y'ubukwe kugeza mu ntambara ya mbere y'isi. Gupfukama usaba umuntu ko mushakana. Nta muntu uzi neza aho umuhango wogeye cyane muri iki gihe, aho umusore apfukama asaba umukobwa kuzamubera umugore watangiriye. Hari abavuga ko waba waratangiriye mu bihe bizwi nk'ibyo hagati middle age, ni ukuvuga guhera mu kinyejana cya 5 kugeza ku cya 15, aho indwanyi ngo zapfukamiraga imbere y'inkumi nk'ikimenyetso cyo guca bugufi no kwereka inkumi ko umusore atazahemukira uwo yifuza ko bashyingirwa. Hari abandi bakeka ko kuko cyari ikimenyetso cyo guca bugufi no kumanika amaboko mu ntambara, aho abagabo babikoraga nk'uburyo bwo guca bugufi no kwereka abo bakunda ko babihariye kandi babahariye byose, ndetse bakanereka umuryango wabo ko nubwo ari abantu batinyitse kubera umurimo bakora, mu by'ukuri nta kibazo bateye, mbese badakwiye gutinywa. Hari n'abakeka ko byaba byaravuye mu muhango w'Abaperesi wo guca bugufi imbere y'umuntu ugana ku butaka nk'ikimenyetso cyo kumwubaha. Ariko mu gihe umuhango wo gupfukama usaba umuntu ko mubana umaze ibinyejana, usanga ari umuhango ubu weze cyane mu bazungu. Ni umuhango watangiye kuba rusange guhera mu myaka y'1960, naho mu Rwanda ho ni ibintu bitamaze igihe kirekire. Kwambara impeta y'ubukwe ku rutoki rwa kane. Benshi mu bagabo n'abagore bashyingiwe usanga bambara impeta zabo z'ubukwe ku rutoki rwabo rwa kane ku kiganza cy'ubumoso, usanga mu Cyongereza rwitwa ring finger. Kubw'iyo mpamvu mu Kinyarwanda rwitwa mukuru wa meme. Uyu muhango nawo ushora imizi mu Banyegiputa. Aba ngo bizeraga ko icyitwa vena amoris cyangwa vein of love, ni ukuvuga umutsi w'urukundo wajyanaga amaraso uvuye muri mukuru wa meme ako kanya uyajyana mu mutima. Nta bushakashatsi bwa siyansi bwemeje ibi nk'ukuri, gusa nyine biha igisobanuro cyiza kandi kiryoheye amatwi kwambara impeta yawe kuri urwo rutoki. Abaromani bake ngo baje gutora uyu muhango maze kwambikana impeta bazamamaza ku isi kugeza ubu nk'ikimenyetso cyo kwerekana urukundo no kwiyemeza ubudahemuka.
kuko abantu benshi usanga bakoresha indyo. Umuhango wo kwambara impeta ku kiganza kidakoreshwa cyane wamamaye cyane mu rwego rwo kurinda iyi mpeta kuba yahura n'ibyayimena cyangwa bikayangiza biyanduza. Icyakora nubwo ari umuhango wogeye cyane mu madini ya gikristu, naho bigaragara muri Bibiliya. Kuki umugeni ahagarara ibumoso bw'umusore? Ngo kera byari bisanzwe ko umugeni yashimutwa, bikaba aribyo byatumye noneho bajya bahagarara ibumoso bw'umusore kugira ngo uyu mukwe amufatishe ikiganza cye cy'ibumoso mu gihe icy'iburyo gifashe inkota yo kurwanisha n'uwo ari we wese washoboraga kuza ashaka kumushimutira umukunzi. Hari n'ababihuza ariko n'ibivugwa mu gitabo cy'Itangiriro, aho Imana ngo yaremye umugore imukuye mu rubavu rw'ibumoso rw'umugabo we Adamu. Abasore n'inkumi bagaragira bashyingiwe bamara iki? Ibi kandi mu byo kurinda umugeni ngo ni naho havuye ko umukwe aba agira umusore wundi umugaragira uzwi nka best man mu mico y'Abanglo-Saxo, ni ukuvuga mu Bwongereza n'ibihugu bwakolonije. Uyu akaba yari umusore w'inshuti magara kandi yizerwa y'umukwe, yabaga imuri iruhande ngo imufashe kurinda umugeni. Ni mu gihe n'abakobwa bagaragira umugeni bazwi nka best maids, nabo uretse kuba barabaga barafashije mu myiteguro y'ubukwe, aba bakobwa nabo bakoraga akazi nk'abarinzi bugarira ngo imyuka mibi itegera umugeni. Impamvu umugeni ajugunya indabo mu bitabiriye ibirori. Uyu ni umuco ukomoka mu Bufaransa kuva mu kinyejana cya 14. Muri ibyo bihe ngo byabaga ari amahirwe kubona agace gato ku ikanzu y'ubukwe umugeni yabaga yambaye. Gusa ngo byaje kugenda bihinduka bitewe no kuba abageni baba bihuta bajya mu kwezi kwabo kwa buki no kwirinda kwangiza iyo kanzu n'ababafata babirukaho ngo bashiture iyo kanzu. Byaje gusimbuzwa ko abageni bajugunya indabo ngo bashimishe abaje mu birori, indabo zikaba zizerwa ko zizana amahirwe mu rukundo mu gihe kizaza. Nizo zasimbuye kuba buri wese icyo gihe yaraharaniraga kubona agace gato k'ikanzu y'umugeni, kuko byashoboraga guteza akavuyo n'ibindi bibazo. Kugeza ubu rero ababikora usanga baba bagamije kwinezeza, kuko abenshi bavuga ko batemera niba byazana amahirwe mu by'ukuri nk'uko aya mateka bigaragaza. Icyakora hari abajya guhuza ubusobanuro n'aya mateka, kuko hari bamwe bizera ko usamye ruriya rurabo cyangwa uwo ruguyeho ari we ukurikiraho mu gukora ubukwe. Umuceri wajugunyirwaga abageni ugenda ucika. Niba waritabiriye ubukwe bwo mu myaka yashize, wabonye ko habaga hari umuntu usa n'aho ashinzwe gutera abageni umuceri. Ni umuhango ugenda usa n'aho ucika, bitari mu Rwanda gusa. Icyakora kimwe n'utuntu tw'uturabyo twinshi bagendaga bajugunywa tuzwi nka confetti mu muco w'Abataliyani, byabaga ari isukari yera yaterwaga abageni. Mu Bwongereza bwa kera umuceri washushanyaga uburumbuke, ikaba impamvu yo kuwutera umukwe n'umugeni nk'uko bifuriza kurumbuka bakabyara bakagwira. Niba warakoze ubukwe nkwifurije kubana n'uwo mwabukoranye ibihe bidashira, niba kandi utarabukora nkwifurije ubukwe bw'agatangaza bwuzuyemo urukundo n'umugisha. Uwiteka Imana watangije umushinga w'ubukwe akugirire neza. Shalom.